Ndizera ko umeze neza, uguwe neza, nshuti mukundwa, amahoro y'Imana nabane nawe, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ndagushimiye wowe uhora ukurikirana bino biganiro, Imana iguhe umugisha, wowe wakoze subscribe, wowe utarayikora, Imana nawe iguhe umugisha, ariko uyu munsi turagusaba ko wayikoraho kugira ngo ibiganiro ujye ubikurikirana ku munsi tubishyizeho, hanyuma ubisangize inshuti zawe. Niwabikora Imana irabiguhera umugisha. Iyo dupfukamye dusenga dusabira abantu umugisha, tugusengera nawe tugusabira umugisha kubw'inkunga yawe ikomeye yo gusangiza bino biganiro inshuti zawe, kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gushika kure. Yesu aguha umugisha. Rero bandanye dufashe igikorwa cy'Imana, Imana izabiguhera umugisha. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanze hano mu gitabo cy'Abanyefeso 6:18. Haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Aya ni amagambo umugaragu w'Imana Pawulo yabwiye itorero ryo muri Efeso, abaha ubwenge bw'ukuntu bakwiye gusenga, kandi badacogoye, badahagaritse, batabivuyemo. Arababwira ngo musenge, ariko mwongereho gusengesha umwuka. Musengesha imibiri, ariko hirya yo gusengesha umubiri mwongereho gusengesha umwuka w'Imana. Kandi ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga, kuko umwuka ajya atanga strategie zo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Impamvu yababwiye aya majambo nuko iri torero cyangwa se aba bantu bari mu rugamba rukomeye, yaramaze ndetse kubabwira. Arababwira ngo ibyo tunigana nabyo ni ibintu bikomeye. Arababwira ngo kuko tunigana n'ibintu byitwa imyuka, ni imyuka y'ahantu ho mu kirere, ni ibintu bifite imbaraga, ni ibintu bidasanzwe. Arangije avuga ati rero musenge mu buryo bwose bwo gusenga, ariko musengeshe umwuka, kuko nimusengesha umwuka muzatsinda iyo myuka. Nimusengesha umwuka muzatsinda imyuka mibi. Nimusengesha umwuka muzatsinda iyo myuka y'ahantu ho mu kirere. Nimusengesha umwuka muzakubita hasi byishyira hejuru. Nimusengesha umwuka ntabwo muzananirwa. Nimusengesha umwuka muzatsinda. Nimusengesha umwuka muzahishurirwa. Nimusengera mu mwuka muzabona ibyo abandi batabona. Nimusengera mu mwuka muzumva ijwi. Nimusengera mu mwuka muzaganira n'Imana. Nimusengera mu mwuka muzakomera. Nimusengera mu mwuka ntimuzayoborwa n'umubiri. Nimusengera mu mwuka muzaganza iby'umubiri. Nimusengera mu mwuka muzatsinda isi. Nimusengera mu mwuka muzatsinda abarozi. Nimusengera mu mwuka muzakubita hasi abadayimoni. Nimusengera mu mwuka muzagera kure. Nimusengera mu mwuka muzakora ibintu bikomeye. Aleluya. Nimusengera mu mwuka muzagera ahantu hadasanzwe. Nimusengera mu mwuka muzabona inzira aho abandi batayibona. Nimusengera mu mwuka Yeriko zizabava imbere. Nimusengera mu mwuka Yorodani zizacikamo kabiri. Nimusengera mu mwuka muzabona ibitangaza by'Imana. Nimusengera mu mwuka muzahishurirwa mu buryo bukomeye. Nimusengera mu mwuka muzaganira n'Imana mu nzozi. Nimusengera mu mwuka Imana izabasura mu nzozi. Nimusengera mu mwuka muzakubita hasi byishyira hejuru. Nimusengera mu mwuka muzakoreshwa ibintu bihambaye. Arababwira ati musengere mu mwuka, kandi musenge mu buryo bwose bwo gusenga.
uburyo bwose bwo gusenga mama, uburyo bwose bwo gusenga papa, bari gusenga. Senga, ukwiye gusenga ukagera ku rwego ijuru rivuga ngo uyu muntu yasenze. Ukwiye kuba mu bihe byo gusenga ukagera ku rwego abadayimoni bavuga ngo uyu muntu arimo aradutwika. Ukwiye gusenga ukagera ku rwego abazimu baguhunga. Ukwiye gusenga, ukwiye kuba mu bihe byo gusenga ukagera ku rwego uhumura amasengesho, amasengesho akaguhumuraho. Waba ugenda abantu bakumva urahumura amasengesho, waba wicaye abantu bakumva uriko urahumura amasengesho. Ukwiye kuba muri ibyo bihe byo gusenga. Abati musenge, musengeshe umwuka iteka, kandi musenge mu buryo bwose bwo gusenga. Ntabwo nzi ahantu uri nkurikiye kumbure uri wawe, ariko Imana yashaka uhaguruka usenge. Ukwiye gusenga kandi usengere mu mwuka. Mu mwuka niho umuntu atsinda. Mu mwuka dutsinda imyuka. Iyo dusengeye mu mwuka turahishurirwa. Iyo dusengeye mu mwuka twumva amakuru. Iyo dusengeye mu mwuka dutsinda iby'umubiri. Iyo dusengeye mu mwuka dutsinda iby'abarozi. Iyo dusengeye mu mwuka dutsinda imbaraga za karande. Iyo dusengeye mu mwuka dufata mpiri. Iyo dusengeye mu mwuka dukubita hasi ibitekerezwa mu mitima y'abana b'abantu. Oh, haleluya! Iyo dusengeye mu mwuka dukubita hasi imyuka y'abakonikoni. Iyo dusengeye mu mwuka tubohora ibyaboshwe na ya myuka y'ahantu ho mu kirere. Niyo mpamvu Pawulo abwiye Abanyefeso aravuga ati musenge, ariko musengere mu mwuka, kandi musenge mu buryo bwose bwo gusenga. Umwuka azaguha uburyo bwo gusenga. Umwuka azagushyiriraho ubwenge bwo gusenga. Umwuka azakwereka strategy ukwiye gusengamo. Imana ikumere umugisha, Imana ikugirire neza. Data, ndagushimira kubwira ijambo, niriherekezwe n'imbaraga zawe, kandi rigira ikintu rikoze ku muntu wese, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, ugire ibihe byiza. Shalom shalom.